Inkuru mbi ku mu content creator wese ahava akagera ubu tuvugana YouTube irimo irasiba ama YouTube channel y'abantu mbega nta n'integuza no kubyuka ugasanga YouTube yawe bayisibye. Ibi ni ibintu birimo biragenda biba umunsi ku munsi. Nakiriye ama email menshi cyane, nakiriye amafone amamagara menshi cyane y'abantu barimo barasibira amacano. Ubundi byari bimeze gute? Mbere iyo wakoraga ikosa kuri YouTube bagwaga strike ya mbere, bagwa strike ya kabiri, iya gatatu ikaza ikuraho ikintu bita YouTube yose bigahita birangira. Ariko ubu ngubu ntabwo ariko bimeze. Ubu ngubu ni ugukora ikosa YouTube yawe bakayiterminatinga. Ni ibintu bitari byiza, ni ibintu bitaryoheye kubyumva. Rero ibi bintu ngo bimeze bite? Ikintu kimwe nabashije kuba nabona YouTube ikintu bita tolerance yakigabanyije pe. Kuko ndi bakoraga amakosa bakujyana gake gake bakagusunika ntabwo ariko bikimeze. Tugiye kuba twarebera hamwe rero zimwe mu mpamvu zishobora kuba zirimo ziratera bino bintu cyangwa se ibintu YouTube bimeze nkaho itarimo iratorera pe, itarimo iratorera, irimo irabona ibi bintu kuri YouTube yawe bagahita bayisiba batagwaye ikintu cyitwa warning cyangwa se batakubwiye ngo iyi niyo ya mbere, ya ya kabiri, ni ya gatatu. Attention hano nyumve neza, hari abantu batajya banyumva neza. Iyo ibi ngibi ntabwo bivuze neza ko policy zari ziriho YouTube izitariho cyangwa se zitakiriho, ya ziriho. Ushobora gukora ikosa bakakwambura monetize, ushobora gukora ikosa nanone asanzwe bakaba bagwa strike. Ariko ibyo tugiye kurebera hano ni bya bindi biza ari direct bahita bakuraho channel. Ni bya bindi ukora nyine rimwe na rimwe mbega bikaba bifite zero tolerance. Nibyo birimo biratuma YouTube nyinshi zisibwa. Ikindi kintu cy'ingenzi ndibuze ko nakubwira ariko nakikubwira video igeze ku musozo. Cy'ingenzi cyane batari buze no kuba babashuka bababeshye kuko hari abantu babeshya cyane. Ikintu cya mbere YouTube itarimo iratoleratinga nimba ufite ikintu bita hate speech, ari amagambo agira yamamaza nyine urwango, ushobora kubyumva gutyo ukumva ko ari ibintu byoroheje. Ibi ngibi ngo yabimeze bite? Ntabwo ari wabona umuntu yiteretse arimo aravuga company y'umuntu runaka akayisebye cyangwa se akayisebye mbega nyine akayivugaho nabi. Icyo gihe biba bihagije cyane kugira ngo YouTube nibona ibyo bintu kabona koko ari byo bahita bataminatinga channel yawe. Icyo ni ikintu cy'ingenzi. Ikindi kintu ni ibintu bijyanye n'ubugizi bwa nabi cyangwa se gupostinga ibintu by'ibyihebe. Ugasanga wenda ni nk'intambara irimo iraba wenda ahantu zirimo ziraba nawe urahaza ari mu baturanyi, ugafata nka video y'ahantu M23 cyangwa se iyindi mitwe itwaje intwaro, ugasanga wenda hari ibindi bikorwa cyangwa se hari ama video agaragaramo intwaro, ibintu nk'ibyo ngibyo ariko ubona neza ko atari sawa nyine. Biriya bintu wakabikoze ubizi neza uzi imigaruriro ryabyo, ariko nubikora gutyo ubona uko abandi babikoze YouTube channel zawe ziragenda. Abantu maze kwakira bageze muri 4 bose nicyo kintu bagendeyeho. Babandi se ko babikora ntabwo bizi uko babikora, uzitegereze bafite strategy yabo. Iyo strategy nimenya you can do it. Nimba utayizi urajya gurangiza channel yawe kubera iki? Uzigiye byagufashe kuyubaka no komeza gukina nabyo rero. Tap to you. Ikindi kintu cy'ingenzi ngo kabyarama YouTube nacyo ntabwo iri kugitorera. Ni ikintu bita uburenganzira bw'abana. Gupostinga ibintu abana batareba nyine, ugasanga ibintu nyine biraho bikanga abana, ibintu nyine ibi ngibyo ni attention cyane, ushyira attention kuko rimwe na rimwe ubikora utazi neza ko biribuze no kuba byakafekta abo bana, ugasanga byabaye cyangwa se ugasanga byagize. Ibi nabyo ugomba gusoma amategeko n'amabwiriza yabyo kuko niyo utabisoma bizakugonga. Especially abantu bakina amakomedi n'amafilime, be careful, mwitonde cyane. Ese wari uzi ko buriya ngo ikirenge kirenge ukagisoma mu kirenge bahita baguha strike? Ikirenge nubwo kwa byumvikanye uri umukunzi wanjye ugasoma mu kirenge gusa, strike yihuse ko nakabanga mba mbibi. Ikindi kintu cy'ingenzi cyane ni ibintu bya sexual, ibintu by'imibonano mpuzabitsina byo murabizi ko ari kiziririzwa. Ibindi ni ibintu byo gupromoting ibintu by'amaskamu ugasanga wenda nkunda kubibona wenda ku bantu bari hanze, ugasanga umuntu arimo aravuga ngo napinizemo link muri description, wenda iyo link ugasanga ibi promoting ni ibintu by'ibiscam cyangwa se ni ibintu bidakora. Icyo gihe YouTube rwose nakurazamo strike yo witeguye neza ko wayirene, ahubwo nugira n'amahirwe ntibarangize YouTube channel yawe kuko ni ibintu bibi cyane. Ikindi kintu cya kabiri cyangwa se
ibindi bintu bya kabiri birimo biratuma abantu channel zabo zisibwa ni ikintu cyitwa na amaroboti. Hari ibintu byaje by'amaroboti asigaye akoreshwa no kuri YouTube no kuri WhatsApp, nabonye biriho. Ugasanga wenda nk'urugero kuri WhatsApp fashe ngahita ni robot n'umuntu uyikora, ngahita wenda ukanyishyura amafaranga runaka nkagukorera robot ku buryo status yose umuntu azajya postinga mfite contact ze agahita abona neza ko nayibonye kandi nta nayibonye. Ushyiraho status ukabona nta ni segonda riciyeho umuntu isabona status yawe. Ibyo ni ibintu bikora kuri WhatsApp, ndabizi mifitiye gihamya cyane kandi biranakora. Ibintu rero by'amaroboti arimo arakoreshwa ku ma YouTube ntago ari byo pe, ntago ari byo. Apana biriya by'ama AI biratandukanye. Abantu bakora iby'amaroboti murabizi hari ukuntu nyine umuntu afata YouTube yiwe akayihuza n'amaroboti ukuntu noneho ayo maroboti akameze nk'aho ari muze kuba yamukoreramo akazi, like nimba wenda ari aba subscribers, ibyo nyine byo bikaba byikora we adahari. Ibyo bintu nabyo ubwabyo ni kirazira pe. YouTube yibonye, YouTube iyebonye neza ko ibyo bintu birimo dia nyine bahita bayirangiza pe. Nyine ni zero tolerance. Mbega nyine nubwo akapiaringa ndibuze kuba nabibabwira cyakina kubwiye ko ndibuze kuba nasoreza, ndibuze kuba nabibabwira. Rero policy zabo ujye umenya neza ko baza updates. Ntabwo policy zikimeze nka za zindi nyine tu ugomba kuba wagira ukora ibintu uko wiboneye. Attention mwitonde cyane. Indi mpamvu rero ya gatatu, ibindi bintu bya gatatu YouTube birimo biratuma YouTube itisiba ama YouTube channel y'abantu directed rwose nta n'ikindi kindi. Nige YouTube irimo ira detecting ikabona ikintu bita artificial engagement. Ibi bijyanye cyane kiriya kintu cya kabiri cyo guhuza YouTube channel yawe n'ama AI. None hari ikindi kintu bita artificial engagement. Ugasanga YouTube yawe ifite aba subscribers benshi, views ni nyinshi, watch time iri hejuru, ariko muri ibyo byose nta bantu banyabyo babikora. Nibyo waguze mu Bushinwa, nibyo waguze muri Pakistan, nibyo waguze hehe na hehe uwo wishyura bakagukorera ibyo ngibyo. YouTube nabyo irimo irabidetectinga bagahita barangiza channel. Ibi nkubwira bi serious, ntabwo barimo barazuyaza cyangwa se barimo barareba kabiri. Ndakeka abo basibiye amacano nimba ubonye video urabizi nawe byandike muri comment. Urasanga hari amwe aya makosa ndimo ndakubwira birimo biraba. Ibi ngibi birimo biragendera ku kintu cyitwa sub for sub. Mwoka byarama ibintu byo kugenda muri comment z'abantu ngo andi ngo subscriber nanjye mpe subscribe. Ibyo bintu nushaka mu byihorera. Ibyo bintu ntabwo bya affectanye channel gusa, ahubwo nawe ubwawe uri kubyandika. Iyo channel yawe iri mu mazi abira, kuko YouTube irabibona cyangwa se irajya muri comment n'amarobo abikora. Buriya YouTube ntabwo abantu babona umwanya wo kujya gucekinga ama comment yose. Oya, ni ikintu bita irobo papa. Irobo riragenda rikagucekinga fresh, byamara kubona arimo amakosa utarisiba channel yawe. Kandi iyo ugiye kureklama cyangwa se ugiye gukora appeal, ibyo ndibuze kukubwira iyi video irangira nibyo rero naguteganyirije. Numara gukora ayo makosa ugakora appeal, iyi video nijya kuragenda bibabwira. Ikindi kintu ni ikintu bita gukoresha ama click ariko nanone arimo y'amarobo y'amaboots. No gukoresha amarobo nyine akajya aguklikira kuri video, akajya gukorera ibintu rimwe na rimwe wumva neza ko ari biso na bisa ari sawa, ariko dia kiraho question mark. Witonde ikintu kijyanye n'amarobo cyo ni ibibazo. Ikintu kijyanye n'amarobo cyo ni ibibazo. Amarobo abaha subscribers, amarobo abaha views, amarobo abongera watch time, amarobo ibi nagutangaza ko bishoboka kujya kuboostinga ukongera metrics zawe, hanyuma ikiba aho kugira ngo bizamuke channel bakayirangiza. Hari umushuti wanjye wamamagaye, nta nubwo ari umushuti wanjye, ntago ngiye nyine inshuti nyinshi, no umuntu nangiye gufasha ambye ati nagiye kugura watch time kugira ngo watch time YouTube barayitaminating. Ariko bitara kuko nari ndimo nakora iki kiganda vango nako ndakabashyiriramo. Dia be careful, nitonde. Kwi point rero ikintu bita artificial engagement cyangwa se ibi bintu nyine byo gukora ibintu ariko bitari natile. Hari ikindi kintu bita kwa prodinga ibintu bifite karite nke. Dia iki kintu reka nze gitindeho. Kwa prodinga ibintu bifite karite nke niko kundi usanga video zawe urazikora ariko wi uploadingira muri 360.
abantu muyizi neza 360 murayizi, aba ari karite nke rimwe na rimwe itanagaragara neza, ndakeka murayizi 360. cyangwa se bitaba ari ibyo ngibyo ugasanga ufite ikintu cyo kuduplicatinga video, waprodinze video ejo urongera ya prodinze, ejo urongera ya prodinze, kandi mu by'ukuri nta yindi nyongera agaciro k'iyo video, mbega nyine uhora uzisubiramo izo waproding. Dia turetse kubeshya wowe koko uba wumva ufite urumva nyine ibyo bintu bizakugwa amahoro, uzagendana nabyo koko bikarangira. Icyo kintu nacyo rero YouTube irimo irakiziririza ku rwego rukomeye cyane, ndetse cyane ikintu bita uploadinga video zifite uploadinga video zifite karite nkeya plutôt, bashobora kutaminatinga channel yawe, ariko nimba channel yawe iri monetize barahita bakukubita. Ubundi hari ikintu nabonye YouTube yari giguha used content, cyangwa se ikaguha ikintu bita nyine used content, ni kuri uduplicatinga video kaya uploading ukongera kaya uploading. YouTube rero yibonye video zawe zifite karite nkeya, cyangwa se ifite iyi video kuko ifite izindi nyongera gace, video ntigaragara, video ntifite iki, YouTube bahita bagukubita used content. Nubwo iyo video warayikereye ukaexportinga muri karite nkeya ntigaragara, YouTube yo igukubita used content, bakubwira ati wakoresheje ibintu by'abandi, basanga bakudimonetize amezi 3. Nimba urabaye monetize rero witondera ikintu bita used content. Be careful. Ikindi kintu rero ni ikintu bita ikintu cya kane. Ni ikintu cyerekeranye n'ibintu bijyanye na babyita hijacking, cyangwa se ibintu bijyanye n'amahacking, hijacking cyangwa se hacking. Ibi bintu bijyanye na bari abantu bakina ama crypto, kandi arakora we arimo arakura audience, ariko gukora audience mbega ari gukura yishyira bitareba cyane abaturage. Ibyo bintu YouTube nabyo irimo irabiziririza ubyumve. Ikintu rero kindi hano abantu barimo barazira ni ikintu bita malicious link. Hari ibintu rero mutazi buriya, ari amacano y'ama AI y'ama robot, amacano nyine abona content ukabona nta muntu ubaho, nijwi nyine ukumva nijwi nyine ijwi wumvise hano wowe wumvishe ku yindi channel, ari nta marobo bari gukoresha. Yari amacano hari abayakora bafite intention zitandukanye, hari abayakora bagira ngo turye abantu amafaranga, rero bagakoresha ari ama robot. Rero iyo bakoresha ari ama robot, ikiri buze kuba cyavamo ni nta kindi, bari buze kuba bavuga ati ngo hari link iri muri description, wayikandaho ukabona ibi nibi, kandi iyo link kuyikandaho gusa hari ibintu bibi bita byinshi, hari ama virusi, hari guhakinga, hari ibintu nk'ibyo ngibyo. Rero iyo ama link ari muri description, YouTube iya detectinze kidogo bakabona neza ko channel yawe ishyira ama link ya fake, cyangwa se yo kubeshya, cyangwa se nanone y'ibintu bidahuye nyine bya faking, ubeshya nyine icyo ari cyo cyose cyo kubeshya. Nuvuge ngo uri kukibeshya mu Kinyarwanda, uri kukibeshya mu iki ngiki, be careful. Nimuje kuri YouTube ikora ibintu mu buryo bwiza kandi bwuzuye, YouTube ikabibona, barahita bagira ute badangiza channel yawe, cyangwa se bakudemonetize, cyangwa se baguhe ibindi bihano. Gusa icyo ndimo narandanga ni ikintu bita nyine kugusiba channel yawe igahita irangira. Ibi byo ni ibindi bibi cyane, ibyo ni ibindi bibi cyane. Ikintu cya gatano, iki kintu ni ikintu, hari amacano ari ababa barabaninze barasibye, hanyuma bafite content zayo, hanyuma ugakora ikosa ryo kuvuga ati izi content zabo reka nongere nza uploading, none se ko channel bayisibye. Hari abantu babazi kubika video zabo bayikora bagahita bayibika, n'iya bayikora bagahita bayibika, rero ugahita uvuga ati reka noneho nimba barasibye iriya content zayo nza uploading ko handi. Cecekere. YouTube buri ikintu cyose dushyiraho kiba kiri ahantu, ikintu cyose ushyira online kiba kiri ahantu uzi cyangwa se utazi. Rero ntukajya wibeshya ati rero ngo urabona bimeze gutya. Nimba channel bayisibye byaba ngo ukitondera ayo video yawe kongera kuya-uploading, kuko no ya-uploading so turabademonetize, cyangwa se YouTube yindi nayo ya-uploadinzeho nayo bayisibe. Nibyo bintu rero nakubwira. Rero indi section tugiyemo ni section yo kuvuga ati niki wakora mu gihe YouTube yawe bayisibye. Aha niho ndibuze no kuba nakubwirira bya bindi nakubwiye. Rule number 1, ikintu cya mbere ni gukora appear, kuza form ukabwira YouTube ati byagenze gutya nyine, ukabasaba gucekinga, kuko ubwa mbere byumve neza iyi point, ubwa mbere nta maroba aba yakubaninze.
nusaba rero gukora recheck bari buze kuba bashyiramo umuntu noneho we ajye gucekinga atari amarobo. Icyo nicyo kintu cya mbere wakora mu gihe bakubaninze. Ikintu cya kabiri, iyo apiya yanze, kuko hari igihe yanga pe, iyo usabye apiya cyangwa se review bahita bashyiramo umuntu akareba koko yacano impamvu bayisibye. Iyo asanze rero n'ubundi still utarahuje n'amategeko yabo ya YouTube n'ubundi channel yawe ntabwo bibuza kuba yasibye. Ikintu cya kabiri rero, iyo byanze ubandikira kuri Twitter yahoze ari X, kuri X yahoze ari Twitter rimwe banze. Rero icyo kintu ni ikintu cy'ingenzi cyane, urabataginga ugatagingaho YouTube ira reviewinga bahita baragusubiza pe, bagusubiza cyane kandi byihuse. Iyo babonye neza ko ntacyo bagufashaho nanone bahita bagukurira inzira ku murima. Hari ikintu ariko nza kukubwira nahereye kare nkubwira cyo nimba ari cyiza nimba ari kibi ntago mbizi, gusa ndagifite hano mu mutwe. Ikindi kintu cy'ingenzi ufite kuba wacekinga ni ukwitonda cyane, kuko hari n'igihe barangiza channel yawe ntibaguhe email ukabona channel yasibwe byarangiye ariko nta email ihari, mbiga nyine byarangiye nyine byarangiye tu. Mbega nibyo bintu rero nakubwira, ikintu cyangwa se umwanzuro inama naguha ya nyuma, ibyo bintu byose ni ukubyirinda. Hari ikintu nza kukubwira ariko ndacyibuka ntuge ngo nakibagiwe. Ibyo bintu byose ni ukubyirinda, ukirinda gukoresha content z'umuntu babaninze channel basibye ukavuga ngo nanjye reka nongere za uploading. Attention, ibyo bintu byirinde, kuko video yose iba iri ahantu runaka. Ndakeka icyo kintu aricyo nakubwira, ari ibyo ngibyo nuko nyine. Nimba content zawe atari z'amafaranga cyangwa se wenda ari content zo kugira ngo uyuploadingiye, yaba ngombwa uzi backing up ahantu runaka kugira ngo nanone bitazagucanga. Cya kintu rero nakubwiraga cyanyuma reka nze kigereho, iyo channel yawe bayisibye, nyumve neza, iyo channel yawe bayisibye biriya nyine bitunguranye, nta copyright nta strike, ukabona channel yawe yavuyeho, haba hari amahirwe 99 n'ibice 99 ahubwo 99% kugira ngo byoroshye yuko channel yawe itazigera igaruka. Kintu nakubwira, iyo bayisibye channel yawe mu buryo ugabyuka usanga yavuyeho nta strike nta kibigeze bago, haba hari amahirwe 99% ko channel yawe itazigera igaruka. Haba hari amahirwe 1%, kuko impamvu nyine baba bayisibye bataguhaye warning nuko babona neza ko byarengereye. Rero icyiza nakubwira, wirinde ko biri buze kuba byarengera bitari ibyo ngibyo, turimo turaruhira ubusa. Turaba wararebye konti ze kuri Creators Rwanda for nothing. Napinizemo group ya WhatsApp mu comment section wa joining kugira ngo video nijya hanze ujye tuyibona. Nimba ushaka gufasha kumonetiza rero, nimba warujuje amasaha byose byaragenze neza, utazi bijyanye na monetize cyangwa se wirinda ko wakora ikosa muri monetize, uramamagara kuri 0788254890. Attention, nyishyura 20 nimba uri umunyarwanda, abandi banze byo turabyumvikanira. Ibyo byoho ubyumve nuko bimeze. Ikindi mugira imana mutegeye kugira amafaranga kandi mukore content ziri clean. Tuzahurire ejo bundi kuri banke, ngiye nkoresha indema. Ciao.